no umuhanuzi Eliya babwira Imana ngo niwe wenyine yaza complaining ngo niwe wenyine usigaye ngo utarafukamira Bayali uko ndagira tujane numve ko wasomye karahigisha bamarima uzuko Imana yamubwiye ngo hari abandi ibihumbi bingahe bitatu ni bitatu se buriya birindwi cyangwa barenga ndumva ko wasomye Bibiliya kuragira none kuragira inkuru maho waje ukafasha uyu muntu byakoreye Imana kandi bakabikora neza bataragiye ku masomo kwiga ibyo bya teology umwarimu mukuru ninde ni nkago bagaza babwira umuntu genda ngo umuntu utaragiye ku masomo utarize bakagufata nkaho urize ruri buri oya nturi buri ariko ntumeze kimwe turi buri jewe nza abantu batize barusha bize babarushiki turabasuhuje inshuti zacu zabaho TV tubifuriza kumererwa neza aho muherereye hose wo kuri iki kiganiro twizera kandi dusenga ngo Imana ibagirire neza muhirwe muzo mukora uyu munsi kuri kamera zacu dufite umutumire ugiye kuba tuganiriza benshi muri mwe mushobora kuba mumuzi abandi mutamuzi ariko sindi buze kumutaka cyane ngo mvuge ibigwi vyiwe uko birahari bitubaza kuvyumvira mu kiganiro tugende turahimba birahari niba warigeze wumva ikintu cyitwa Brotopla Community Center niba warigeze kubona amapost y'abantu batandukanye bari kwamamaza ishuri ry'umuziki n'irya media n'ibindi bintu byinshi ese ivyo birahari sije sinahize ko binahari byo byoroze ko bazavuga hari umugani bazabaca ariko nshatse guhuza neza ngo wambaye ikirezi tamenya ko cera ngo ubu wabonwa no hagaze hari umuntu akora ibintu wenda akapfa tamenye niyo mba muri ko kwaze suko ivyo birahari ariko urabizi ko bihari ariko ntuzi ko abantu babizi nta makuru twakomeje oya ntago wagira abantu 40 50 batonda buri munsi kuri office kwiga no gukora ibindi bikorwa bitandukanye bwe ngo ntibizwe cyakwa nibo babizi nabo bagiye kubimenya reka twame tumuha ikaze tuguha ikaze kuri Baho TV murakoze cyane bwana munyamakuru Michael cyangwa se Michel hanyuma turamukije n'abakurikirana Baho TV twishimiye kuba ikaze muduhaye turaryakiriye umeze ute none umeze gute turaho turashima Yesu ni ukomeje kuduha ubuzima murino turiho kandi turino murino turino turino murino inone ina Kenya Nairobi hanyuma muri Kenya nawe warakongereye nzagize ngo turino ni abantu bambutse gusa turino kuragira jambo se ryavukiriye cyangwa se ryabaye invente iriya byaturutse none ko mutarikoreshaga mbere imbere kuri uwo mbere umva ngo turino hari abazakoresha ngo ndi hano abandi turino n'amajambo asanzwe akoresha ubwo we kubikoresha ahubwo vuga ngo abantu barihaye ikindi giki gisobanuro barihaye izindi ngo mbaraga ariko ntabwo idasanzwe yahize ngo turino igomba gukoreshwa n'aba reka manze ndamutse umusaza Gaston yahize ngo turino ikoreshwa n'abantu baciye Mexique reka manze Mexique ye ntabwo byanditse mu mategeko yaba ya leta n'ay'Imana ko ari we wemerewe kurikoresha gusa ariko reka ndamutse Gaston Ludovico ngo niwe watumiye iryo jambo rimenyekana ariko nta nibisanzwe Ludovico Gaston yambu cyane Terezia wa Yesu niryo bazi cyane iminsi myinshi Irunga afite amazina nkaye kayishe reka atazova na mususi akayo no kugusubirizaho ni kashi turaziranye ni kashi ni gutyo we ntaza ikopesha mbaye nkuyi ariko siko mutinye turaziranye cyane Gaston uramubashe Gaston n'umwira Gaston n'umuvandimwe Gaston twarakoranye
Gasito turaziranye cyane tunaheshimiana mu gane wasanga mukinakorana tunaheshimiana oya twikora ko we mushobora gukorana abantu bari raha kurya bagira imikoranire ya hafi n'abantu bari hano wenda bizoba ariko ubu ndabihari wenda niyo mpamvu muramukije konti sinana muheruze ndamuramukije Gasito yambu cyane nimbaga waragiye iyo ngiyo kuvugisha abantu bari ino ntabwo turi ino nawe uri iyo ntabwo turi ino none abantu bari ino n'abari ino baramukanye twese turi ino mukabiri no kwako kari kagezeho Bortopla muratuvuga iki muratangaza iki Bortopla turaho turashima Imana akazi karakorwa neza ibyiza biri imbere ko turava mu bwiza tuje mu bundi mu bwiza mva mu bundi muri mu kwigisha cyane mu mashami y'umuziki na multimedia ngira ngo n'ibintu bya computer ibintu bya technical and computer skills technical kuinstara ama CCTV kuinstara ibintu byose biri technical ibintu muzamubona biri electronic hanyuma na computer muri rusange gukora ama website twigisha n'ibintu abantu biga aba mama cyane nibo tuzi ariko n'abapapa barabikora n'abakiri bato barabikora ibintu byakambishire muri iryo zina nimvuga ngo byo gusona birabiza abantu bamwe ariko ikambishire muri iri zina niryo n'abana b'ubu ngubu biyumva fashion and design ubwo muraza no kugira abamodo oya tibihuye akenshi iyo usona ugira abamamaza ibyo usona ntawamenya bitubabwire byandikisha imbere sindahabona sindamenye ko bameze ubwo wenda bizoza ariko kuri ubu ni fashion and design hanyuma tukagira ibintu bya catering bijanye na kupika mafunzo nkabiravyo mu makwe n'ibiki unaweza pika hata kwako nyumbani lazima hata home mwe ntabwanza mugira hano hari abakomeza abana ngo haba mu bwanza oya chef Gakunzi yarabigisha neza cyane ni Gakunzi niwe mwarimu Olivier ni icamamare arazwi cyane so harimo ibyo ngibyo vuba hangaha hari ibyo twarimo dusoza turashira na class very soon ziratangaza driving license driving school driving license no seriyo kwabegereye cyangwa nizo muzoza mutanga oya kubera ko umuntu amenyere driving license ndaje kuva driving school ukaba driving masomo ya driving license ariko na masomo ya driving school aho umuntu yiga gutwara umuduga mumaze kugura asa nk'amamodoka akagira kwigisha ibintu byose singombwa ngo bitangire byuzuye 100%. Isi ya none ntacu tokora kandi udafite ibintu ufite abantu bufite ibintu so ibintu bijanye no abantu bashaka kwiga ibyo gutwara umuduga cyangwa se gutwara imodoka mu yindi mvuga abantu bumva cyane bashaka botugana bakiyandikisha bagatangira umunsi mu gitondo hari abafatanya bikorwa twari dufite babashitsi bari batembera hano ku kazi hanyuma twaganiriye so ibyiza biri imbere iyo miduga uri kuvuga iraje ku bwinshi hanyuma ikindi dufite espace community center dufite espace nini cyane abantu bashaka gukora ibirori amanama mikutano ikiri cyose kitarengeje abantu 300 dushobora kuja accommodating cyangwa se ko kibonera ifasi bagakora ico gihe tuguha kila kitu kandi mukagira n'ibikoresho nyine sound ico bita PA sound system iraho documentation ibintu bya media kuko niko kazi kacu k'ingenzi na live streaming ibintu byose ushaka gukorera hano ubisanga muri kuvuga ngo winjira na programme gusa yindi oya nayiduha tukayimwandikira oya ndavuga mu mutwe iwe yinjirana ibyo ashaka gukora ibindi mukabishira mu bikorwa wenda kinjirana n'abantu bari buze kuba hanoga niba miryago turawukingura Bortopla urugiro warukinguye rwose ese ko nta yes ibyo nibyo mukora ni nibyo mwigisha ikindi nari nasize ni byinshi gasi sitabisanze abantu bafite iyereko ryo kuja kuri media turahugura abantu harimo kwiga ibya media no guhugura nk'abantu bafite nk'aba content creators kubahugura kubafasha hari abantu bazaje kwa applying ibya YouTube bigize gute n'abantu batarabona urabizi ko abamwe imbogamizi nyinshi zige zitandukanye turabafasha hanyuma ikindi n'abatafite abo bashutingira abadafite ibikoresho turabafasha batugane cyangwa se bahamagare inomero kuri rero rose mvuze izo service zose mvuze n'izindi ndagenda nibuka none ko ni byinshi bahamagare ubusa
rimwe zitatu 9 gatatu 5 karindwi zitatu. Ngaho uvuga mu rundi buryo. Navuze ubusa rimwe zitatu plus chanshiro na code ya kuko ni hano. Bashaka no kunyandikira kuri WhatsApp. Vuga no mu kizungu. Mu kizungu plus 254 111 935 777. Okay. Waruvuze kizungu. Naco turacigisha. Twigisha nindi. Uko katugize ngo dida do proving. Twumve ko mu kivuga neza. Yewe, okay, wo bayatakize yo nane guci nomero. Iki nomero. Uravuga ngo bose barakizi. Nisha guharura amakuta. Dore kingeza abantu batazabayobego. Guharura amakuta no kuvuga inomero zifu. Oya umusaza umwe baramucanze. Aho itiyari yarize baramucamba mu gifaransa. Ngo bamare. Arahiga imaravuga ati ngo sinzi igifaransa ngo ariko kinyerekeye onza ncumva. Bagira ubwo ati yabumbishije none kandi uko yarashatse kubagira. So Bortopora ni organisation ifite ibikorwa bigiye bitandukanye. Ico twifuza no gufasha community. Kugira ngo babone bagira ubumenyi. Ubundi intego yacu ni information and skills empowerment. No guha abantu amakuru no kubafasha kubaho ubumenyi butuma bigira cyangwa se baba self dependent. Batarinze kuja kure. Urabizi ko ama service menshi hano nka turano muri Kasarani bisaba kuja mwivire ni kure, bisaba amatike, bisaba umwanya, bikaba binahenze. Bihenze abantu tazi. Wenda utari bugumva ikintu mu Kingereza ariko ngira tugira cyo tukakunyurizamo tukakubitiramwe mu buryo wumva. So twebwe turi hano muri community kugira ngo dufashe community ibashe gutera imbere. Yes. Ko baduhiniye aho ngaho. Reka dushimire Bortopora. Mu minsi zawe tuzegera abagenerwa bikorwa ba benefitinze kuri programme zanyu zose. Nabonye mufite n'amamashini yo gusona na studio ye bashaka gukora indirimbo. Navuze ngo sindi bubikaba ibitaramo. Dorega ko nawe waje yambaye kuteri wantunguye cyangwa se ndiko numva wantunguye ariko biza bisaba ko mbigira ko naho ndi igihume ndagerageje gufata ibintu bingaho bishira mu muntu ukabivuga nagerageje amapwe sinosu kubonanira kandi ubirimo sinova kubona yesheke ariko ni byinshi yana dufite studio abantu kama band abantu bashaka gukora live like gukora practice cyazowezi cyangwa se imyitozo cyangwa se repetition y'abantu baje bazi hano dufite studio irimo kila kitu abantu bashaka kuza bagakora repetition mu buryo buboroheye abashaka gukora indirimbo dufite producer umuhanga cyane Prince akaba yara kuravuga aba beneficiaire yanyuze ni hano yanyuze niho yatangiriye none ubu ni mu producer akora akazi ubu ngubu ni producer no muririmbyi aracuranga akora sound engineering no muhanga wenda bashaka gucekinga no kureba ibyo Prince akora bajya kuri Joel kira ni bihari bitaramo kira ni bitaramo bidafite ibitaramo urebe igitaramo urwego kiriho no utekereza ari projet yizeho projet yazanya amakuta uri bwicarire ibiyayimeze no kubanga iyo ngiyo ni sample gusa ni ikinakora yicaye kimwe cyo kunyura kugira abantu tubakantu twiza ariko none utekereza ari projet wamwishuriye so ibyiza biri kuri Bortopora Community Center ibyiza ni byinshi ushobora kutabivuga ngo mbimare ese mwadushiremo na ka theology theology yake sawa icyifuzo cyawe kira ngo n'abantu bakuru n'abafite indi mihamagaro bisange nabo sawa hari abantu benshi banyotewe guhagarara imbere bakigisha ariko ntibafite aho bigira mbere yuko bigisha none ko mufite facilities nayo na theology se ko ari amasomo nk'ayandi n'umwarimu n'abana afunze naho gusomera setu tigo ikibazo nuko uvuga ngo tuyigisha ari twe tunayigisha utimwoye nayo nitubona umwarimu theology twaguja theology twigeze tuyiga ibyo twiga ni ibintu bya life mu buzima busanzwe umuntu yaba yarize ariko tubonye umwarimu ubihugukiwe ariko ubona ko ifite akamaro ariko theology nta somo na rimwe ritagira akamaro reka tureke ibindi tuvuge kuri theology ni kanisa urebye ikanisa ryacu muri rusange nyine general speaking ry'abanyamurenge dufitemo esheke nyinshi zigiye zitandukanye we ntubona ko akenshi inyinshi dufite ziterwa no kugira abakozi bakorera Imana ariko batabonye amahirwe yo kwiga oya yenje simbyemera
kuko mzemeye naba mfobeje basogokuru n'abasogokuruza bakoreye Imana kandi bakabikora neza bataragiye ku masomo kwiga ibyo bya teology. Umwarimu mukuru ninde? Ni Mwuka Wera. Ahubwo vuga ngo wenda isi yara ibintu bisuguri zabaye nyinshi mu isi na mwarimu mukuru ntibaza bamwegera ngo abigishe. Niyo mpamvu dukeneye ko biga n'aba bari mu basanzwe. Ariko kuba utarize teology ntibivuze ko udashobora kugira. Simbihakanye. Umwarimu mukuru ninde? Ni Mwuka Wera. Aho kurumva so ushobora kuba utarize ariko warigishijwe na Mwuka Wera ngo akora ibintu bikomeye. None se mbaza ntabwo bitakuye ko mvuze ngo teology abantu bareka n'abadashaka bareka kubera ko ntawe nje mbwira bagere cyane ntareka gusa icyo nashatse gukura no kuvuga ngo umuntu atize teology ngo ntiyayobora itorero ngo ntiyayobora intama z'intuzi intama z'intuzi no kubeshya z'Imana. Nose warabona umuntu uba ministre wa agriculture warabona umuntu uba ministre wa agriculture cyangwa se ubuhinzi nza mbabona tubona ministre ese uzugira ngo president ku muntu uba president wese aba yarize leadership ushobora kutiga ikintu ariko cyo cyaravukiye muri wowe. None se ushatse kuvuga ko nkubwire umuntu uba president aba yaragiye kwiga leadership. President ga ni leadership ni leadership aba yarabyize wavura ni ngo ubaze benshi aba yarabyize ngo abenshi barya bakeya wake ntawonze none se twaka president bose bakora bayobora neza. Abantu badukurikiye mutubwire hanyuma bize bose niko bayobora neza ntabura abonishije izize kushobora kwiga iyo teology uvuga ariko ukava muri igipfu. So ikibazo abantu bagomba gutandukanya. Ngewe mfite hari ibintu nkunze kubwira abantu bagomba gutekereza. Ni nkago uhagaze abwira umuntu ngo umuntu utaragiye ku masomo utarize bakagufata nkaho urize ruri buri. Oya nturi buri ariko ntumeze kimwe wize turi buri. Jewe nzi abantu batize barusha bize babarushiki byinshi cyane. Babarushiza bize uyivuga ngo ntameze kimwe wowe ushatse gukompara iki? Bashatse gukompara ubumenyi ni abantu bafite hari ubumenyi ufite nyenda afite nanje hari ubumenyi ufite budafite kandi warize kandi nanje wenda ntaranize cyane narize ariko nta umenya byose nta umenya byose ariko warize jewe kandi urashaka kwiga se kuja ku masomo kwiga no kuja ku masomo kuri institution iya baza bita twita amasomo none abajayo hamwe cyo kwiga hari n'abaza bigira imuhira hari abaza bigira online. Reka tuvuga abajayo online kana handi uvuye muri institutions nivyo nyine nkubwira none iyo uvuga umuntu ngo ntize teology ubibwirwa niki? Bibwirwa niki? Urashaka kuva certificate cyangwa ikarataze kwiga egare biba approved ni ikarataze ufite cyangwa kwiga biba approved ni ubumenyi ufite. Ubumenyi nabwo gatububona nibyo uri gukora. None mwasanze abatarize teology aribo baza bakora nta bantu bize teology bakora amanyanga mu ikanisa batize teology cyangwa bize teology bakora amanyanga ariko n'abatarize barayakora. Akandi hari n'abatarize bakora neza bakora neza ariko ntibakora neza ko bagakoze. Nkaba nimwe mugamo mwabapimiye ikiwango cy'ibyo agomba gukora ariko buryo umuntu niwe uzi imbaraga ziwe n'ibyo agomba gutanga. Iyo mwe mu mukeneye ibindi birenze ahubwo mwagakwiriye gutangiza ibyanyu mukabikora kuko nje cyo nshaka kuvuga ngaha aho twari dukomoreje hari imvuga isigaye iriho ubu ngubu ngo umuntu niba ari ukore bazoshire no mu ma discipline yandi bavuga ngo umuntu utarize ubucuruzi ntiyemerewe kudandaza ko turumvikana ijambo ry'Imana se n'ubucuruzi itonde reka nkubwire kubera iki mwikanisa no bashira ayo mategeko ni mwikanisa gusa se ni mwikanisa gusa niho bavuga ngo umuntu utarize teology ngo ntakwereka kuyobora itorero. None se company yose igiye guhamagara reka wenda twari dukwiriye kubisanisha ariko reka dutanga urugero rwiza. Iki cyo nshaka ko nta byerade ngo company uyu munsi we muri Brotop ntiwangaje abakozi narabangaje none ntiwangaje abize izo ukeneye ko bigisha hano. Jewe nangaja ntabwo nangaje abize ivyo ukeneye hano nangaje abafite umutima wo gukorera abantu ibindi azagenda byiga ari mu muziki itonde azagenda umuziki sivyo taonize akoze ucuranga we sinza nacuranga nozo kampakazi sinabonye uvuze gitari oye ni urugero ndi kuguha imagine nge nta kintu nzi muri izo zose uwo mpakazi ngo nze kwigisha gucuranga. Reka nkubwire navuze ko nabangaba bize umwarimu mukuru ninde ni Mwuka Wera. Ishuri rikuru niki ndi gusoma Bibiliya itonde ndi gusoma Bibiliya etide ku masomo ndabukora etide utazi gusoma noneho no kuja mwihuduma utazi gusoma Bibiliya utaje gusoma
utazi gusoma Bibiliya ariko azi gusoma ibindi bitabo dufite abarimu n'abapasiteri batazi gusoma. Ikibazo rero sanga tugomba kugishakira kurumva tuzababwire baje kwiga gusoma no kwandika ariko ntituzababwire ngo baje duhereye aho ngaho rero kugira ngo bigende gute bazabasha gusoma Bibiliya babaze kubwiriza ariko ntabwo bazabyigira muri theology bazabyigira ku masomo asanzwe bazazana muri borotopla tuzabafasha. Ngo nari je ndi kwereka akamaro ko kwiga ntisi nabihakanye ariko abize ntibagishaka kwishongora cyangwa mugani kwiyemera ku batarize si ukubiyemera ni ukubafasha mubanze mwe mwize mwifashije iki mbere yo gufasha abatarize. Abantu badukurikiye batwumve neza icyo ndashaka kuvuga aha ni abantu bize agashaka kubona ko batarize aribo bafite ikibazo aribo bagoreka ibintu aribo donc aribo baduteje intumwa. We ntuzona ko abantu batize bumva nabi abantu batize abenshi bamwe apana benshi bamwe aho guhura n'injiji burya ihuye n'injiji itarize iroroshe kwikosoka ariko guhura n'injiji yasoka biragoye ari injiji zasoka ndagusenga ntuzahure nazo niba utarahura nazo Imana igumugisha zibyo niba utarahura nazo Imana igumugisha ntarese ubwo muri make gikemuye gute icyo nshaka kuvuga hagatanga tuyeshimiyane twubahane nimba warize itonde nimba warize urumva na Imana igumugisha undi nimba atarize nawe impumugisha Imana impumugisha ariko aje kwiga nyine impumugisha yigi kubera nakubwiye afite inzira nyinshi zo kwiga ubize gute ko atazayiga kwanza niki cyaguye ko atize nese ushatse nimba tugaruke uzazura n'umuntu nimba wagarutse kuri yapo ye kuvuga ngo ntabazi gusoma no kubiri no gusoma no kwandika ntabizi ibyo rero ntabwo azaje kwiga theology azoje amasomo asanzwe aho akubwiye se ngo still mwuka wera azanyigisha si ngombwa ngo menye gusoma akakubwira ngo si ngombwa ko nja kwiga kwandika no gusoma mwuka wera aranyigisha ntanazi navuze ko ari mwarimu mukuru namwigisha akandika akanasoma hari ikibazo tuzadushaka ko aje gusoma ibindi icy'ingenzi we wagiye gusoma hari umenya kwandika itondeka twumve ikibazo nuko azabitubwira ngo mwuka wera azabimwigisha ariko amaherezo ntituzabone ko yabyize ako namwigisha akabimenya it's okay dufite abasaza ino mpamvu nakubwiye byose nashatse kubizana abashaka kwitwaza ko umuntu kuba atarize theology ngo ntiyayobora itorero ntiyatanga ibintu byiza mu gakiza nico nashatse kubarwanya ndavuga ati muza mubesha ibindi byo mubireke dufite abasaza basogokuru na basogokuruza bakoreye Imana nta muntu wabigishije kandi bagaza basoma Bibiliya wenda we nta makuru bifite uzabaze hari ugukorera Imana ntituvuze ngo ntibakorera Imana sibizo ko ndavuga no gusoma no kwiga hari igihe biguha abantu mudukurikiye mutubwire sinabihakanya kwiga nushaka uza wiga theology ugire masters ugire PhD ugire professor muri theology nje sinabirwanyije sibyo ariko nimba ufite bayita rya master nuze PhD apana nuze degree sanzwe ya university bachelor degree wamara kuvugira ngo bangango ntaco bashoboye ngo baje kwiga nabo wenza abantu nkwaza ngo wimariki kwanza wowe ufite bachelor wimariki yigishije ijambo ry'Imana neza kuko na Bibiliya idutegeka kwiga kwiga ijambo ry'Imana kuryiga se bakabwira ngo uje ku masomo kwiga ijambo ry'Imana none so kwiga udafite mwarimu uwo kwiga udafite mwarimu sinakubwiye umwarimu cyangwa ntiwemera uwa mwarimu navuze arahari ariko ntakuraho abandi niwe wategetse ngo mugira abarimu ntakura atanga none umuntu abaraho abandi naringize ngo ntakura ni umwarimu mukuru ariko ntibibujije ko ugira mwarimu wundi ubona umwarimu number 1 navuze ko ari mwuka wera umwarimu number 2 ni umuvyeyi wakureze mu by'umwuka ko turumvikana umwarimu number 3 nugira amahirwe urumva ukaja kwiga ibyo ni sawa ubu tuzavuga ko ari umwarimu wa gatatu noneho abarimu babiri wabanyuze imbere bose kandi ikibazo ni wabanyuze imbere cyangwa yagaza akaruta muri abo bose nta n'umwe wamwigishe muri abo babiri ariko ngiye kuvuga ngo umuntu aje kwiga theology ngo nimba ari uko bavuze ngo kugira ngo umuntu abe umuyobozi w'ikanisa nuko yize theology nimba ari uko umuntu ugomba gukora ubudandaza agomba kuba yarize commerce umuntu ugomba kuba umuyobozi agomba kuba yarize leadership ariko utandukanye ubudandaza turi mu byashara hano turi kuvuga kuyobora abantu none muri business uzu service uzihana sabaze muri business iyo business yakomeye uzawangasha abatarize cyangwa abize
iyo business yakomeye iyi business ihagaze neza utangiye kwangaje abakozi benshi usanga HR ari umuntu utarize ushobora kwangaje abatarize bakazigira mu kazi ntibikunda ko ndakubwira example gute katwe muri Borotopra reka ngo ko twatangiye ko ranyumva Borotopra twatangiye duha abantu bafite umutima wo gufasha community kuko gazura nabiza abiza bafungu akenshi bafunga n'umutwe ukabwira umuntu ngo yewe hari opportunity urumva agahita baramenera ngwino udufashe dufatikanye dore ibyiza biri imbere akamabwira ngo urampemba ndaguhemba se iyo nkeneraga uwo guhemba sinari kuguhamagara ngo nguhembe nari gukora engagement abantu bakagari bese naje nga selection none wowe ko ndakwereka kandi ibi bintu birimo byinshi ariko abaje bakavuga ati reka nzi ataruke ashobora kohereza amasomo asanzwe yarize na secondaire cyangwa na primaire ariko ko gusa yaraje afite umutima ibintu yigiramo hano mu kazi ni byinshi ariko urumva ufite umwanya wo kumwigisha ngo ugiye gufata umwanya wo kugira gute wo kumwigisha kugira ngo abikore sinjeze ko hari umuntu wayoborera kalisa atazayigishwa n'umwuka wera atarigishijwe n'umubyeyi ko umuntu wese aravuka mu gakiza sibyo akagira intuzi kanisa ari mushumbye cyangwa sano aje kwinjira kugira ngo yumve iby'ijambo ry'Imana afite umushumba umwigisha no nk'uyu munsi y'urebye ikanisa ryishwe n'abize cyangwa abatarize ikanisa ikanisa ryishwe n'abize n'abatarize ryishwe n'abande ryishwe n'abize cyangwa abatarize na bose gute wowe banza usubize nawe wowe unaryarijwe n'abandi hanyuma umbwire ngo abatarize wongera abatarize iyo urebye nk'ari ahakurya mu Rwanda bafunze amakanisa ibyo ni ibyabo kimwe muri requirement sishaka kubijamo ibyo ni ibyabo urumva ariko biratureba nk'ikanisa ari amakanisa ni abavandimwe nyine amakanisa ikanisa nirimo ikanisa rimwe ni rya unity of the church ikanisa ni unity of the church urumva njyewe ntago nitaye ko ibyakozwe ibikorwa ibizakorwa ngiye ko ndakubwira ibitekerezo zanjye uko mbona ibintu iyo uvuze ngo se kanisa ngo abantu batize theology uyu munsi muzamwongera ngo abantu batije theology kwivuze ngo umuntu ntiyize usavedirwa abantu barize iwabo bamwigishije primaire bamwishuriye nje navuze theology maternelle yiga primaire yiga secondaire uzongera ngo ikanisa kiyorwa n'abantu batize theology niko nakubwiye nico kibazo nabajishe nico kibazo nakubajishe sinavuze batize reka nkubwire rero ese nta bantu batize theology bafite amakanisa akomeye cyangwa bafite amakanisa ayobowe neza ntabuze mu rugero wakoze ubushakashatsi uruhande rumwe uzongera oya nda bushakashatsi nakoze wowe mbwira Petero ninde ni ntuze ni Eliya se Eliya harya niwe wahunze wasize agaritse imvura amare aho umuhanuzi Eliya reka twongera umuhanuzi batagira ngo Eliya wo muri karitsiye umuhanuzi Eliya hanyuma uriya mwami uriya mugore yari umugore harya Yezebeli na Ahabu niwe nshaka kuvuga Ahabu yari umugabo noneho ntuze Eliya yamaze guhunga igihe hari aho yageze ngo akazabwira Imana amaze kuri niba bagaza bahigaga agahungira akavakagira abantu baze gusomeye je ndabavunguriye namwe musome mushake nico cyanditsweho bahaye umukoro zone ingaruka za kwiga theology bari kutubwira aho iri gutya n'umurongo umwarimu mwiza aza akora part n'umunyeshuri agakora pa ntabwo ari bya abantu bose umwarimu yagazaza ngo gabandi no umuhanuzi Eliya babwira Imana ngo niwe wenyine yaza complaining ngo niwe wenyine usigaye ngo utaragira utarafukamira bayari uko ndagira tujane numve ko wasomye karanyigisha bamarima uzuko nivana mubwiye ngo hari abandi ibihumbi bingahe bitatu ni bitatu se buriya birindwi cyangwa barenga ndumva ko wasomye Bibiliya kuragira ngo inkuru maho waje ukamfasha uyu muntu no kuragira ngo inkuru ko ndayivuga ariko ntayizi ntayisomye none ngo batarafukamira bataragira so ntabwo ari wenyine mu yandi majambo
nubwo uvuga cyangwa abuzi bose ngo nabize theology hari abandi benshi utazi kandi batize theology kandi bafite bagize amakanisa. Niyo mpamvu nakwiye ngo uduhe nyine nk'ingero. Ikindi nakubwiye ko umwarimu mukuru ari umwuka wera. Icya kabiri umwarimu mukuru ni umubyeyi wakurize mu by'agakiza. Abo ngabo ushobora kurerwa nabi. Kutarerwa nabi kuko ibintu byose mubereba muri negativite gusa. Hanyuma warezwe neza. Hari warezwe neza, hari n'uwarezwe nabi. Uremera ko bishoboka ko bibaho? Hari n'uwagiye ku masomo nawe agatakaza umwanya akazana ikaratasi ariko atarasomye. None niki kizatubwira wize ufite ubumenyi bwuzuye? Ni umuntu nyine usatura ijambo ry'Imana neza akagabura umutsima uhiye. Abo ngabo ni abantuze n'abafarisayo nabo niko bameze. Abafarisayo ngo Bibiliya bari kuvuga gutya n'intuza n'ivy'amategeko n'ibiki bari abambe. Ariko Imana Yesu yabagira yabashira ku muzani gasanga tibashitse. Ariko atafarisayo ivy'Imana soit kwanza ivy'Imana abantu babimenye nubwo wize theology ivy'Imana birimo kiurebye fases ibi kiurebye wera fase uragenda gukura satura ijambo ariko this man uzugira abantu bazubagira ngo hagaze yirinde atagwa ariko murazebwe ngo arahagaze aho bagiye guhenanguka. Abantu rebize za theology ngo twarize twarize ari ibiteori Bibiliya buriya uziko Bibiliya uziko ari igitabo nk'ikindi udafite umwuka w'Imana cyane niko bimeze. none nje ko ndavuga ugira nese theology kuraho umwuka w'Imana. Theology kuraho ko ufite umwuka w'Imana. Niba abandi nabwiye bigeze ngo twize za theology nari mbibukije kandi kaspe batagomba kwirengagiza. None se wowe wakuzanira umuntu nka Paulo yari yarize pe ariko ari umunyamwuka, si ibintu byiza? Sawa. Ariko nawe ushobora kuzana umuntu utari wize ariko ari nka Petero w'umurobyi ufite umwuka ariko utarize. Hakaba n'undi none reka nanje nicyo kibazo ngiye kukubaza. Umuntu wize Bibiliya w'umunyamubiri utazizwe inacwa ata umwuka tumubature ku mwuka uretse ngo duhumeka utazuhumiriza umwuka bafite n'uyu duhumeka gusa naho wundi mwuka tumubaze sibyo no kuzana umuntu ufite umwuka w'Imana ariko atarize. Reka kubaze urahita tureke gano no bifite vrombe urahita mwone muri no shaka ubifite byombi. Sawa abantu badukwegera ngo muratubwira. None se urarinda uja gushaka yewe amasaha wewe wohita monde. Reka tugire dusoze. Ndabizi ko reka ndeba amasaha ageze arenze miniti 3 tugare ku musozo ariko niho shaka igitange niho bitangira abantu badukurikiye ngeze nko tuganire ku kintu ariko tuze no kugira conclusion dutanga abantu bari mu kiganiro nabo ubwabo barategera. Hari abo twubyumva kimwe, hari abo tutabyumva kimwe, n'uburenganzira bwa buri muntu. Hari naba yewe inzira ni ibihumbi. Mugana abari imjara ngo inzira z'Imana ni ibihumbi. Nabo mwisara ngo inzira ziganiro izije Roma. Bora njia ni mingi, bora unaenda Roma. So si ngombwa ngo duhuze n'umuntu cyatwemezanye n'umuntu gusa ikintu gikwiriye nuko nico narimvuze wize ijambo ry'Imana ukagira n'umwuka w'Imana nivyo byuzuye, nivyo byiza kurusha. Umuntu wize gusa akabicanye cyangwa ikaratasi certificate kuzuge ni passport y'ijuru ngo certificate ngo nize theology ariko umwuka w'Imana arishwe atabazwa uzosatura ijambo no mwisi ariko mwijuza warabona Bibiliya zivuga ngo tugera mu ijuru ngo abantu ngo ese ndabo nimba bazo bageze nivyo ntazi wenda uranye busaga we wasomye theology je sidahiso ngo biza ngo wantu Yesu ni Yesu ngo azazabwira ngo sinigeze no kubamenya abana bati Yesu twagiye theology dukora master dukora adingi PhD ati mvimbe sinigeze kugumenya. Abantu birinde batazagira amakaratasi ariko bakabura the real aspect of the gospel. Sibyo hanyuma abantu nabo
nakubwiye abandi baboneye ngo ntibize teoloji ngo ntiyoboyore kanisa ngo ntibogira gute ivyo ngivyo nje nico nakubwiye ntemera ariko nabo tibama bavuga gusa ngo voilà nibyo nshaka kuvuga bige Mwuka Wera akomeze kuko nabashobora kuba bameze gutya ariko nta n'Umwuka Wera bagira so bigishwe na Mwuka Wera sivyo hanyuma ikindi umuntu wese agira mu gakiza bazavuga azavuka bwa kabiri yivutse bwa kabiri ufite umubyeyi ukurera cyangwa wakukujije mu by'umwuka wakwigisha ijambo wakweretse ko ibintu bimeze gutya na gutya kaba nawe aba yaravutse nyine nawe ntagira umurera ubwo nuko ugiye birashoboka twari tugiye gutibuka ku bantu uwo muntu rero nawe yigishwe na Mwuka Wera yigire ku bashumba we nabona uburyo azige niyo ntuze kugira ngo ako gasuzuguro just kotondoa hiyo gasuzuguro gusa we nico kuondoa hiyo madharau peke yake sawa kuko nakubwiye ngo wowe wenyine wigishwe na Mwuka Wera ukigisha nawe ubwawe wamara ukigishwa n'abantu zose ijambo ry'Imana utabuzi nirihe rinde ko abantu ahubwo babaye abafarisayo bagize ubufarisayo bwinshi bashaka ngo Bibiliya ngo muraza kubwira ngo je ni nk'abantu batubwira ngo umuntu utaraja Yerusalemu zara abantu basigaye bakora amatu ngo buriya ngo bintu abataga ntibavyuzuye ese twese tuzabanira kuja ngo tubona aho Yesu bamuhambye tubone ibi ngo tuzaba dutanze amakuru yuzuye ntago abantu bose ntibazagirirwa ubwo buntu bwo kugera so ico nshaka muri mu ncamake nsoza kwera ku mwanya wanje nuko twese dubahane dukundane dufashanye hari ibyo ushoboye uyadashoboye hari ibyo yashoboye wowe udashoboye ushobora kuba ushoboye te warashoboye so ubahane dukundane ikindi tureke gucirirana imanza ariko duterana imbaraga ahubwo duterana imbaraga cyane barya bize teoloji abatarayize bafite umwuka babatera imbaraga bavuga ati teoloji uyongereho kugira neza uyongereho urukundo uyongereho Umwuka Wera ugusenga zambuto z'Umwuka Wera harya bazita imbuto z'Umwuka Wera zirazindi zose urambaza ngo se ngo ziba abafite niko babashaka ngo biba abafarisayo bazabasha ngo ese nitakubwira aho zanditse nturi bwumvisha navuze none ureke urero kugira ngo mbibone menye ko ivyo wavuze ari ukuri umenye ko ivyo wavuze ari ukuri ubu ngo biroroshije muri Google wanditse ngo imbuto z'Umwuka Wera batakuletea kila kitu naho wenta ruguru rwo kuhamenya ho jewe ndazi cyangwa sakasika abantu jewe uko simbamenyeje kumenyesha abantu se no kubibatsindagiramo ngo bibinjiremo oye no kubibabwira aho biri ukanabereka reka tubashimire mu mwarimu wanyu nasoma kiganiro njyewe ari Museveni Eric Rugambwa nk'abandi umunyamakuru kuri Bordeaux ukaburi sezereye nk'abandi kumwe na Michael akaba ari wari wantumiye ariko mbona ibintu bigize so nuko ko nafite umwanya mutoya ariko none ukeneye ko tuzakomeza kino kiganiro tuzagikomeza none tugaruke abantu badukurikiye babivuge batubwire nimba kino kiganiro bumva gifite hari aho ushaka ko tuzocerekeza gutya buretse sawa iyi ni part 1 tureka tubashimire cyane wewe wakurikiye ikiganiro kugeza ku musozo muze kuduha ibitekerezo byanyu bizaduhe n'uburyo bwo gukora ikiganiro cy'ubutaha tuzagenda tuzana abantu batandukanye kuri isishe abumva kwiga n'abumva kutiga hari na experience buriya nango ni umwarimu ukomeye cyane experience warakomeye uwo ni umwarimu wa kane kurumva ko abarimu babebe none iyo umuntu ataragiye kwicara imbere ya professeur mwumva ngo ndiyize murakoze kugaruka ikiganiro kiratangiye sawa reka tubasese sawa mugira ibihe byiza